yaka ntabwo ari kumbera umubyeyi mwiza kuko inzu tubamo ni ntoya cyane ni chambrette kuko niho nasanze aba ariko umubyeyi wanjye ntabwo ari kumbera mwiza nk'uko nyine nabyifuza ari kunzaniraho abagore kuko n'ejo bundi yazanye umugore bitewe n'uko tutari twumvikana umugore agira ngo ndunde umugore yazanye biba ngombwa turarwana nkubita umugeri mu nda na n'ubu ndacyababaramo nyine kuko kurya ni ikibazo na yaka ntabwo agiheruka kuza mu rugo ni papa niyo telefone abakobwa nk'abo ntabwo wababura bitewe n'uko wenda imyaka turimo abakobwa benshi bakiri batoya niko kazi bakora ni ukwigurisha rero urumva abo bakobwa nibabura bambwira ayo magambo ariko nyine kuko njye ibyo nabikunda nakuze ndi umwana ushaka kwiga kwikorera azagira icyo nigezaho ntabwo nabikora pe. Yes, nangusuza kandi nizera ko umeze neza dukurikira kuri Kigali News 25 nitwa Chekechwa mugadakina n'abana ukina n'abanyana sura atandukanye mu bice bigiye bitandukanye sibanganya nkutasenye utanga isiramitima kwa mukiri ngo uramagaye nizere ko mumeze neza amahoro Amahoro meze neza yego abadukurikiye mukore subscribe like chance na comment mutugirire inama n'inyunganizi n'ibitekerezo muri commentaire kuko ukimara kubona umwana w'umukobwa uramumenye neza ariko nanone utaramumenya araza kukwibwira si ngombwa amazina ye wenda ubwo burenganzira bwe nizere ko mumuzi yaravuze ati Isaka manager twongere duhuze hari story umunsi wagenze neza fata mikoro neza uyu munsi wiriwe neza bwakeye bimeze bite wenda n'amasaha ageze amasaha ageze ndashima Imana fata mikoro neza nta kibazo bitewe n'uko nyine papa wanjye yakumwe muzi nyine ubu ngubu ntabwo nyine tumiranye neza bitewe n'uko nyine ubuzima nyine nasanze butoroshye niyo mpamvu naguhamagaye ngo babe wangira inama n'abadukurikira pe. Okay, ati ubuzima ni bumeze neza kandi nanone ubuzima ntabwo bworoshye duhe story nyuma yuko yaka aje kugaragaza ku itangazamakuru akwerekanye mukiva hariya twese mu biganiro mukijyana mu rugo no muri no minsi ishize gahunda zimeze gute zo kuri yaka ntabwo ari kumbera umubyeyi mwiza kuko inzu tubamo ni ntoya cyane ni chambrette kuko niho nasanze aba ariko umubyeyi wanjye ntabwo ari kumbera mwiza nk'uko nyine nabyifuza ari kunzaniraho abagore kuko n'ejo bundi yazanye umugore bitewe n'uko tutari twumvikana umugore agira ngo ndunde umugore yazanye biba ngombwa turarwana nkubita umugeri mu nda na n'ubu ndacyababaramo nyine kuko sinabashe kubona uburyo nakivuza neza niyo mpamvu nabahamagaye ngo umwe mwangira inama ubuzima ntabwo bworoshye pe. Yego ariko ngira ngo uza i Kigali wakurikirana story za yaka imibereho ye kuko yisangaga mu buraya byo bitandukanye ukabone mu ndaya ukabona yasinze byo ntago waje ubyiteguye ko wenda ubwo buzima uzabunyuramo nari mbizi ariko kuko yari umubyeyi navuga ati wenda nabona umwana we ari bwisubireho wenda ahinduka undi mubyeyi wundi ibya bireke kuko araba yabonye umukobwa wiwe nishimiye ko wenda agiye kumbera umubyeyi ariko ubu byanze kandi no gutekereza gusubira mu rugo ndumva bitakunda bitewe kubera izihe mpamvu n'ikibazo kiriyo abantu benshi barabizi muri Kongo ukuntu bimeze ntabwo byoroshye natekereza kujya mu nkambi naho ubuzima bwabo bwananiye bitewe n'ukuntu babayeho pe njyewe nkaba nashakaga ko ntangira inama y'ukuntu nabigenza kuko kurya ni ikibazo na yaka ntabwo agiheruka kuza mu rugo ni papa niyo telefone yayikuye ubu ushobora kubona ku isura ashaka kubona ko usa neza wamusubiza iki oya isura ntabwo ari igaragaza ko umuntu yariye cyangwa atariye isura ni ibisanzwe kuko n'ubundi ikintu cya mbere ni ukwiyitaho ariko nyine mu bushobozi bwanjye ntacyo kurya mfite njye nubwo bufasha nasabaga naho ku isura ho
nta kibazo pe. ni ukurenzaho ukigira isuku nk'umukobwa. Hari ibintu byinshi abakobwa bakenera, uzagira gutya ujye muri kwa kwezi k'abakobwa, uzajya gutya ushaka ubuzima bundi bwo kuba isabune n'iki, ntabwo ufite ubwoba ko ibyo ngibyo urimo kubibura ukazashiduka bisanze muri wa mutego w'abakobwa ugatangira kuba wakicuruza? Bibaho hano hanze, kuko n'ibiganiro dukora kenshi na kenshi muzajya mugenda mubibona abantu bagiye batandukanye, abo tugiye tuganira muri story zose zigiye zitandukanye. ubwo bwoba bwo ndabufite, sinakubeshya ko nabufite. niyo mpamvu ndi gushaka ko mwangira inama y'icyo nakora nta kintu ari kumarira nka papa naje nsanga muri Rwanda. niyo mpamvu nabasabaga ubufasha. None izo ndaya yazanye, wenda imwe ikaba yagukubita, wenda bikagenda ukundi, urumva urahangayitse ko hari n'ibindi byose bishobora kukubaho. ntabwo wambwatse umubyeyi wambyaye, niba waramukongeye kumubona ukavuga ati umubyeyi wambyaye wahinduye umuvuno, basi n'izo nda ukajya uzijyana ahandi, dore ko ndi umwana w'umukobwa ukiri mutoya ushobora no kwisanga mu nzira zitari nziza. wenda nkawe ukagira gute ukamugira inama, sibyo byaba byiza kurushaho? ni umubyeyi wambyaye ndanamukunda cyane kuko ni papa wanjye. ariko bitewe n'uko nyine ku bantu benshi bamuzi afunze umutwe papa wanjye pe. gusa kuko yambyaye nyine ndamukunda kandi ndanamwubaha. inama ndayimugira kenshi, gusa sinzi nyine ubona bitamujyamo pe. nk'umubyeyi wambyaye wenda aransuzugura ngo na rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, kuko nyine ntabwo namuhana kandi ari umubyeyi. hari ababyeyi bagukurikiye bibagiwe inshingano zabo, cyangwa bibagiwe kwita ku bana babyaye, cyangwa none bibagiwe kuba baba hafi abana babyaye bakabaharira akazi cyangwa n'imibereho ya buri munsi. abo babyeyi bo urababwira iki? rega n'ibitekerezo tuba tugiye kuba dukurikiye. ababyeyi ngo bakunda abana babo, kuko umwana nicyo kintu cya mbere ku isi wavuga ngo niwo mutungo wawe ufite. yego, umwana ni ikintu cya mbere. gukunda umwana ni inshingano zawe, kuko nkawe nk'umubyeyi waramubyaye ukamukunda uko ari, bakirinda guterana abana babo bakabaganiriza. njye nicyo kintu nababwiraga. niyo mpamvu bavuga ngo mubyara aho mushoboye kurera. wasanga ariyo mpamvu babibabwira. nta gakuru ko kaho wavuye muri Congo ukazana mu Rwanda, nta gakuru kaho k'umuntu waba wavuze ati umwana wanjye wenda yageze mu Rwanda amahoro cyangwa byagize mute? dore ko muri commentaire benshi bavuze byinshi, turaza kubivuga kubikubazaho. nta muntu uraguhamagara ngo gutya na gutya, cyangwa no kuko nawe nta telefone ufite? njyewe nta telefone mfite, wenda mbe nababaza na papa wanjye ariwe bakamumagayeho, nawe naramubuze. urumva kuva ngeze mu Rwanda hashize icyumweru, ntabwo nabimenya pe. so ati kuva ngeze mu Rwanda iki cyumweru. mbibutse abadukurikiye kuri Kigali News 550, ushobora no gukora subscribe, like, share, comment kuri Isiaka TV 550. ntabwo ari ibintu bikomeye, nta nubwo bigoye, no kurambikaho urutoki byo bikagenda neza. so wenda abadukurikiye ni ababyeyi, ubu ushobora gukora akazi ko mu rugo bitewe n'ubuzima mbayemo, ugakora. munagutishamo ibintu bitatu: gutaha iwanyu muri Congo, kwicuruza, gukora akazi ko mu rugo. wahitamo iki? nakora akazi ko mu rugo. kubera iki wenda utagiye mu kandi? kubera ko bitewe n'ukuntu ibintu byagenze muri Congo, bigaba ngombwa ko duhunga, tutiteguye bitewe n'intambara yahabaye. none biracyana habereye. ntago nyine nazanye ibyangombwa byiteguye, kuko nta n'amashuri wenda mfite ahagije, ariko bitewe n'akazi kose nabonera ubushobozi bw'ibyo nigiye nagakora. bitari byo wigiye none ukora akazi ko mu rugo, kurera umwana, koza amasafuriya, winda gufura, cyo gukora muri resitora. bene ako kazi nagakora, ariko ako kwicuruza ko ntago nakabasha. byiza cyane, ni igitekerezo kizima ndetse n'inyamirwa. hari abantu bajya muri commentaire ati mbega umwana usa nka Yaka, ibyo byo ntago wagabigarukaho, nawe utavuga ko basa nawe nyine abandi
babiyahuza utugambo mujye mutureba ikiganiro nyamara kirangiye muteye komantere zanyu ni ingenzi hari gushima hari no kunengwa hari abantu bagarutse kuba ati mbega umwana usa naka eze aka ibintu bamuziho ibyakora imyitwarire itari myiza kuko uriya mukobwa azabana nawe ati se niba azamufata ku ngufu nk'umuntu wagize icyo gitekerezo cyo gutera ngo yaka ntazamufata ku ngufu urababwira iki kuko ari umubyeyi wanjye ndumva atakora ibyo bintu ariko njyewe ikintu nashakaga ni ukuba bangira inama kuko mbangamiwe n'abo bagore be bazi okay hari umuntu wavuze ati kavuga ikinyarwanda kandi muri Kongo bavuga igiswahili nk'abantu mwe mujye mutanga komante nimo ndasura mu byo mwavuze kuki avuga ikinyarwanda kandi muri Kongo bavuga igiswahili mpamvu mvuga ikinyarwanda njye nakuze nkunda ururimi rw'ikinyarwanda kuko namenye ubwenge numva ko papa wanjye aba mu Rwanda numva ngize inyota yo kuza mu Rwanda ndebe uko hasa kandi nabanaga n'abanyarwanda ubwo ngubwo nkabasaba ko babanyigisha ikirimi cyo mu Rwanda kuko nkunda abanyarwanda cyane arega banabimenye kuko nayaka ikinyarwanda arakizi kandi nanjye ubwanjye nzi ikigande pire kandi sindi umugande urumva nzi igiswahili kandi sinigeze mba muri Kongo gusa narahagiye mu gihe kinini umuntu yisanisha n'icyakunze nese uzi abantu benshi bakunda mu Rwanda nyuma yuko noneho mu Rwanda uhageze hari ibyo habonye warabimbwe ngo wabonye ibintu byiza umutekano iterambere se wenda umaze iminsi utarya abantu bimbwiye ese hari abatori bo mu Rwanda bajya bagufasha mu ati gukina byo cyo kamwegera ati ndashonje kakugaburira cyangwa bagira gutya mu Rwanda kuri ubu ngubu ukuntu ibintu biba bimeze ntabwo wakegera umuntu ngo aguhe utamukoreye ni ukumukorera akaguha ariko nyine kuba umutekano uhari urahari kandi ndi naheza pe narahakunze gusa nyine ntabwo nawe wahora ushaka kugabuza umuntu buri kanya kuko nabyo si byiza kandi ufite amaboko avuga ati mukora amaboko mu mufuka abadukurikiye n'umwana w'umukobwa yahize ahantu nkorera arahazi gusa ntabwo yagira ubuntu ku cyumweru kumbona nibwo waze kunshaka ariko kujya ahantu nkorera ibiganiro baguha nomero zanjye ndetse usa n'umuntu ngo mumumagarire urampamagara reka mushimire cyane nomero yanjye bayifite nawe ngomba kumenya aderesi y'ahantu utuye nkazagusura yewe hajya n'umuntu ati jya kuri wa mwana w'umukobwa ameze ate cyangwa bimeze bityo nkaza kukureba yego ni byiza pe nta bakobwa ariko mbwira nta kibazo ni karibu okay nta bakobwa se mujya muhura bari mu rugero rwawe cyangwa n'abadasobanutse kavuga ati akwaya akashatwi yo gushaka ubuzima Kigali ni cyago nakuye n'inama zirindi Kigali nta uraza nkabikubwiye abakobwa nkabo ntago wababura bitewe n'uko wenda imyaka turimo abakobwa benshi bakiri batoya niko kazi bakora ni ukwigurisha rero urumva abo bakobwa nibabura bambwira ayo magambo ariko nyine kuko njye ibyo nabikunda nakuze ndi umwana ushaka kwiga kwikorera azagira icyo nigezaho ntago nabikora pe ati ntago nabikora ndamutse ngusabye kuba waze wanjye ukaba uri iwanjye iri kumwe wenda na madamu cyangwa n'abana mu gihe wenda imibereho itarimo irakugendekera neza wahaza yego nta kibazo nahaza ubwo njye nawe turaza kubivugana imbere ya kamera ariko nyamuna ibiganiro tuba tubagezaho bijya bibabera igisubizo bijya bibabera n'inyunganizi mu bibaho ariko nanone hari muri ino minsi ntabwo nishimye yewe nta nubwo nanezerewe kubera ikibazo cy'umuntu ashaka kuvuga uri hanze umuntu yinjiye muri telefone y'undi muntu bigenda nabi ukuntu ariko wa mubyeyi wenda cyakomeza gusaba imbabazi si ku bwanjye yewe si ni kubwo impamvu zanjye bwite ariko nizeye ko nashidikanya ibintu bizagenda neza turimo turasoza tujya ku musozi w'ikiganiro tuvuganye iminota mikeya cyane kubera ko bavuze ati ntumvugishe byinshi nzareranyije yego uraza akora iki aza kurya turi kumwe nyine nanjye mansunika kuko ntago ndi nkawe urabukoze ikintu nkomeje kukwisabira gusa wirinde ubusambanyi wirinde ibishuko hato na hato utava ati kumbi mu Rwanda abasore bateye
kubera imibereho ndatwite koko banteye inda. byaba biteye isoni kandi binakabije. Hari umuntu mwigeze kumenyana cyangwa mwigeze kugendana waba warabyaye umwana hari inda ziterwa zitateganyije? Hari umuntu wigeze kubyara igihe kitari kize kugira ngo abyare? Abenshi ndabazi bakiri batoya gusa biba biruhanyije pe. Nyine mu ryo biba biruhanyije gutya, kandi akenshi inda zitateganyijwe usanga abantu baba bagize gute baziterwa, urumva ari n'abandi bari muri bwa buzima, niyo banyura muri bwa buzima nakubwiraga. Yego birashoboka, ariko n'ikindi navuga abakobwa dukwiriye kwifata, kuko kwifata nibyo bya mbere. Kwifata n'icyo wakunze ku itangazamakuru cyangwa mu biganiro wagiye nkorana nawe cyangwa mu biganiro byose wagiye bajya mu Rwanda ku YouTube channel, wenda ugize amahirwe ukagenda uyabona, nicyo wabonye cyiza mu itangazamakuru? Nakunze ukuntu mwita ku bantu pe, mwarakoze. Kwitayeho gute koko? Twita ku bantu, ariko ntabwo ari twe abanyamakuru twese. Ntabwo ari abanyamakuru mwese, ariko ntabwo ari buri wese wapfa kubwira ngo muye n'ikibazo ndagushaka umunsi uyu nguyu ngo akwemererwe, nta mafaranga uri bumuhe aze ku buntu, ntabwo bishoboka. Kugira ngo ngire wakoresha urugero rw'igihe kingana iki? Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuko nagendaga n'amaguru, nta tike nari mfite, noneho kugenda n'amaguru n'ahantu utazi ugenda ubaririza biba ari ikibazo pe. Ariko ndashimira ko nakugezeho pe, kandi nawe ukaba wanyumvishije. Abadukurikiye kino kiganiro tugikoze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Umwaka urarangiye, twizere ko muzagira umwaka mushya muhire, uzababere mwiza, uzababere ibisubizo. Ibyo utakoze cyangwa bitarakugenda neza muri uno mwaka, Imana ikomeze ikurebe icyoroshye, kandi Imana ikomeze iguhe impagarike n'ubugingo. Ariko nanone hari abantu ushobora kubwira bari hakurya wanyu ati jambo sana wazima jambo. Ndabasuhuza cyane jambo. Arasuhuza cyane abantu bari hari mushiki wanjye uri muri Kongo, ndamusuhuje cyane, nizere ko ameze neza cyane, akinyumva aramenya wari buto kubera impamvu nashaka kuvuga. Yagiye mu rwego rwo gusura abantu, nubwo hano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bitoroshye cyane, M23 rwose imeze nabi n'izindi nyeshyamba ziri muri Kongo, ariko gusa abakomeje kubaburira ubuzima, Imana iborohereze. Ariko dusuhuze aba diaspora, aba refugee bagiye bavuye muri Kongo, bagiye bavuye mu zindi nkambi zitandukanye. Benshi na benshi ni inshuti zanjye, mama aho ndabakunda cyane, witeka ajya bareba icyoroshye. Hari icyo warenzaho se? Wenda nk'umunota umwe ugira icyo uvuga wumva kikuri mu mutima. Papa waje agereva cano yanjye, ajya nkurikira pe, rega n'inshuti yanjye nuko nyine byaba byaramurangiranye. Gira icyo umuvuga ati n'umubyeyi wanjye aho uri hose umenye ko mpangayitse. Ikintu namubwira, papa wanjye nkunda cyane, ahantu hose aramenye ko mukunda kandi mutegereje, nishimiye no kumwakira kuko ni umubyeyi wanjye, igihe cyose azagarukira. Barase mujye mwabaga muri kumwe yajyaga guhahira we, ntinyibajye kukikubaza. Nyine nabwo nibyo ari byoroshye kuko ni umusinzi, ndetse ingeso ze murazizi si ngombwa kuzivuga, ariko kuko wenda yabonaga ko ndi umwana, byaraga akatekereza ati uyu ni umwana, nubwo yanzanaga indaya, ariko ndamukunda. Turagushimira cyane haye Kigali News ya 5. Turagushimira ikiganiro uduhaye. Murakoze cyane. Tunashimire abagira umutima wa kimuntu, abatekereza mu byo tujya tubagezaho, mukada subscribe, like, share and comment. Ikiganiro kibaye kigisubiza namwe bya mwazagera ibisubizo ku munsi w'imperuka, gira neza bigendereye neza, zasenga imbere. Kurikira channel yitwa Kukarubanda TV, kurikiye Ego Eye TV, n'ibindi biganiro. N'umwana mukobwa ari gihe uzamubonaho mu rwego gukomeza kumutabariza kugira ngo aho ase ari
ahamenye, ndetse niba ufite akazi ko mu rugo akamuhe, ndetse niba ufite na resitora yawe wangaje abakozi nta kibazo. Ndetse dushimire n'abadukurikira muri Car Free Zone mu Biryogo, namwe umwanya wanyu gutanga akazi, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda umwanya wanyu wakoreye cyoroshye abaca ku macano ajya atandukanye. Hari umumama ejo bundi wanyekaga ndeba kuri flat mu rugo. Imana ikurinde kandi ikurebe icyoroshye. Salam, shalom, ciao ciao.